muri 31 z'ukwezi kwa karindwi urumva mu mazuru hari harabonetsemo ikibyimba no mu bwonko habonetsemo ikindi, hari hagiye gushakishwa ikiri nyuma y'icyo kibyimba. Noneho nibwo Rajabu anyandikiye kujya muri siyeta kujya gufata sampo muzuru gufatamo kugira ngo bapime kuri cya kibyimba aho kiri. Barapima Biden basanga urede kanseri irahari. Icyo gihe wiyumvaga gute? Ufite ibibyimba bibiri muzuru no kubwonko, mu mutwe ufite kanseri, wiyumva gute? Inshuti za Afrimax TV ndabasuhuje mu bice bitandukanye murimo, nizere ko mukomeje kugubwa neza mukurikira Afrimax TV. Nibusa n'abatarakora subscribe, yaba n'abayikurikiye ku nshuro ye ya mbere gukora subscribe kugira ngo mukomeze kugenda mubona ibitandukanye tubategurira hirya no hino tugenda tubagerera, ndetse munakora share kugira ngo mubashe kubisangiza n'abandi hirya no hino mu bice bitandukanye. Muri kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur. Uyu munsi ndi kumwe n'umuvandimwe n'umukozi w'Imana n'umukristo, agiye kudusangiza nawe ku buzima bwe, ubuzima yanyuzemo cyane cyane bwuje uburwayi, ariko kuri uyu munsi akaba ashimira Imana bitewe n'ubwo burwayi Imana yamurinzemo mu bihe bitandukanye yanyuzemo. Kuri ubu ngubu akaba ari muzima ndetse akibasha gukorera Imana. Mwiriwe neza? Mwiriweho. Muratangira mwibwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Karemera Jean Bosco, nkaba ndi umugabo ufite umugore n'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Nkaba ndi umugabo kandi usengera mu itorero rya ADEPR paruwasi ya Kimisagara, umudugudu wa Katabaro. Tutangira ikiganiro cyacu, ndabona ufite na Bibiliya, turashaka kudusengera. Yego, reka dusenge Imana kuko buriya Imana niyo tangiriro ikaba n'iherezo. Niyo mpamvu mu byo twaganira byose ariyo tubanza imbere kandi tukaza no kuyiherutsa kuko ariyo herezo rya byose. Reka dusenge Imana rero kandi dusome no ku ijambo ry'Imana umwanya mutoya amatuze kubona kuganira ku bindi. Data wa twese uri mu ijuru, turi imbere y'amaso yawe ano masaha, batugiriye neza wongera iminsi yacu yo kubaho. Uyu ni umwanya tutakwirengagiza kubera ko hari abawifuje bawubuze. Ntabwo twakwirengagiza ko hari abamaze kugera ahacecekerwa batagifite ibyiringiro byo kubaho, naho twebweho tukugiriyeho umugisha. Turacyahumeka umwuka w'ubugingo, nta kiguzi na kimwe twatanze, ahubwo ni ubuntu watugiriye, kuko hari abakomeye batabashije kurenga uno munsi, hari abafite uburanga batawurenze, hari abaturuka mu miryango ikomeye batawurenze. Icyo ni cyo kitwemeza rero twebweho ko twakugiriyeho umugisha kuko watugiriye ubuntu. Uyu mwanya mwiza rero tugiye kuganira ku ijambo ryawe, kandi nsabye kugira ngo ukuboko kwawe kwiza kubane natwe, bane n'abadukurikiye. Kandi ijambo ryawe uko tugiye kurisoma ni ryandikishijwe nawe, ni rigaragaza imbaraga zawe. Reka rero abaryumva bose ndetse natwe ubwacu ribashe kujya aho ridukura n'aho ridushyitsa. Urakoze, ndagushimiye kubyumvise kandi ugiye kudushyigikira mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Murakoze rero gufata uno mwanya kugira ngo tubashe kuganira. Ibyo kuganira mu ijambo ry'Imana ntabwo byabura kuko Imana yagize neza kandi igira ngo tuzabibwire n'abandi. Ibyo yadukoreye rero ntabwo byari ibanga kuko yabikoze ku mugaragaro. Niyo mpamvu tubanza kwifashisha ijambo ry'Imana, akaba ariryo dusoma tukaza kuganira, ariryo dushingiyeho. Turasoma imirongo 2 yonyine gusa mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibice ni 3 n'umurongo wa 24 n'umurongo wa 25, bavuga ngo uwo mwanya umwami Nebukadineza aratangara,
ahaguruka n'ingoga abaza abajyanama be ati harya ntitwajugunye mu muriro abantu 3 baboshywe? Baramusubiza bati ni koko nyagasani. Arababwira ati dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. Amina. Aya ni amagambo agaragaza ukuntu imbaraga z'Imana, ukuntu umwami Yesu mu mbaraga z'ubumana bwe zibasha kugera ahantu hose mu bintu byose, aho bikomeye biteye ubwoba we ntabwo bijya bimutera ubwoba. Amina. Aho ngaho rero ano magambo agaragaza abagaragu b'Imana 3. Abo ni Meshake na Saduraka na Bedenego. Abo ngabo bari mu gihugu cy'i Babuloni kandi ari abanyagano, ariko nubwo bari abanyagano bizeraga imbaraga z'Imana, bagambirira mu mutima wabo ko nubwo bari mu gihugu cy'amahanga, nubwo ari abanyagano bwose, batagomba kwitwara nk'abenegihugu b'abapagani, batagomba kwitwara nk'abenegihugu basenga izindi mana. Kugeza ubwo umwami Nebukadineza baje kumubwira bati muri iki gihugu dufitemo abantu basenga indi mana itari Imana wowe wikoreye. Aho ngaho umwami amaze kubyumva agira ifuhe rikomeye cyane. Hari itegeko ry'ikubagahu ryategekaga kandi rikemeza ko umuntu wese udasenga imana zikozwe n'uwo mwami Nebukadineza ko agomba gutabwa mu itanura ryaka umuriro. Aba basore rero mu magambo make ntari buze kugira kuvuga byinshi ku ijambo ry'Imana, nusoma kino gice cyose ko ari icya 3 nibwo uzabona ukuntu babanje kugeragezwa, ariko nubwo bageragejwe ntabwo bo bagaragaje yuko bari bafite indi mana yabarengera muri uwo mwanya bakigerayo, ahubwo bari bakunzwe. Mu kuba bari bakunzwe n'umwami ategeka yuko babashakira ibyo kurya byiza nawe aryaho, kuri vino umwami anywaho, noneho bagatwarwa nk'abashyitsi bagafatwa neza, ariko ibyo bo ntibabyemera. Bo baravuga bati twebwe turakwinginze, ubwo abwira abagaragu umwami yari yohereje ngo agende babiteho. Ni nk'uko waba uri mu gihugu n'ubundi uri umushyitsi, bakohereza baza kugufata bakakwitaho, bakagukora ibyo wifuza byose bitandukanye n'iby'abandi bakorerwa. Ariko abandi barababwira bati mutubabarire, mutugerageze nabura mu gihe cy'iminsi nk'icumi yonyine gusa, mutugaburire ibishyimbo byonyine, tunywe n'amazi. Nimubona tudasa neza, nimubona tutabyibushye, muzabiduhore. Muri bo bari baragambiriye mu mutima rero, ariko biza kuba gutyo ko basanga nyuma y'icyo gihe byo bari batanze, basanga basa neza kuruta abandi bose, basanga babyibushye kuruta abandi bose, basanga n'uwababona ntabwo abona ko baryaga ibyo kurya bifite zimwe mu ntungamubiri byabuze, ahubwo basanga rwose baryaga indyo yuzuye. Uyu munsi abantu barya babanje kugirwa inama, bakabwira ibifasha ubuzima bwabo. Aho ngaho rero nyuma byaje kugenda bigaragara yuko bajya bibeta bagasenga imana yabo, bajya bagambira mu mutima ibyo abandi bakora ntibabikore. Mu gihe havuze ibigaragaza yuko bagiye bose kubarara cya gishushanyo, abandi bo ntibubarare. Nyamuze umusagiti iyo bose barimo, umugenzo wo gusenga uba ari umwe, bose barubarara uko bapfukama bakashyira agahanga hasi. Wenda abayisilamu bashobora kunyumva bambabarire, ntabwo nshobora kubivuga nk'uko babivuga, ariko icyo tuzi ni kuba basenga Imana. Abo ngabo rero nabo byabaga ari ihame yuko bari buze kubarara bakimara kumva amabubura, inanga n'imyirongi n'ibindi byose bigaragaza ko hari umuhango wo kubarara za mana ugeze. Ariko abandi bo ntibabikora. Bigera ku mwami. Umwami amaze kubyumva rero, kubera rya tegeko ryategekaga yuko umuntu wese ariko agomba kubigenza, nta kindi cyari bube, umwami yarabasanze arababwira ati ni mwebwe
ni mwebwe numvise ayo makuru y'uko mudashaka kuramya no gusenga igishushanyo nakoze. Ati ubu rero mukimara kubyumva mubikore. Ariko abandi kubera za mbaraga no guhamya bari bafite mu mutima wabo no kwemeza uwo bari bo cyangwa abo bari bo, baragambira baravuga bati mwami nta n'impamvu yo kugusubiza iryo jambo, dufite Imana yacu ibasha kudukiza. Hari ijambo bavuze rikomeye cyane ngo ariko naho itadukiza, bivuga ngo bari bamaze guhara amagara yabo. Nari mfite insanganyamatsiko y'iri jambo ivuga ngo umwami Yesu tubana nawe muri byose, ntabwo ajya twirengagiza, haba mu mazi, haba mu muriro, haba hariho hose. Dufite isezerano ry'uko tuzabana nawe iteka ryose tukiri muri ino si, kandi azavamo, azaza dutware, kuko ni isezerano yasize aduhaye. Nuko ahangaha rero kuri uno murongo wa 24 ngo uwo mwanya umwami Nebukadineza aratangara, ahaguruka n'ingoga, abaza abajyanama be ati harya ntitwajugunye mu muriro abantu 3 baboshywe? Baramusubiza bati ni koko nyagasani. Icyo cyari ikintu gitangaje cyane, kugira ngo ajye kubaza icyo kibazo yagira ngo yumve ko bamuha igisubizo gihwanye n'uko nawe yari abizi, kuko yaherutse batamwe abantu 3. Ariko amakuru yamusangaga aho ari ibwami yavugaga yuko batakiri 3 ahubwo babaye 4. Haleluya! Bamaze gusanga ari 4 bose bagize ubwoba. Igitangaza cya mbere cyabaye kigaragaza imbaraga z'Imana nuko abasore bari batoranije bakomeye bafite imbaraga b'ibigango bateruye abasore ngo babatemo, ibirimi by'umuriro niba byabanje gufata birabica, kugira ngo byibuze be yabasinye yuko Imana iri muri uwo mwanya. Mu gahe gatoya rero bamaze kwibona yuko abantu batakiri 3 babaye 4, umwami arabibona, niho kubaza abajyanama be avuga ati harya twatayemo 3? Ati none ndimo ndabona, dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati, ntacyo babaye, ari ishusho ntacyo babaye, ari ku ishusho y'uwa 4. Haleluya! Ishusho y'uwa 4 ifite ukwisa, ishusho y'uwa 4 ntabwo isa n'iy'aba bantu batawemo, ahubwo irasa n'iy'umwana w'Imana. Umwana w'Imana rero uzamusanga mu rupfu, nabona ko ari igihe cyo kudapfa azagukuramo kuko uzagenda umusangayo. Umwana w'Imana uzamusanga mu mazi, nabona ko atari igihe cyo gutemanwa n'ayo mazi nabwo uzamusangamo. Ntaho rero utazasanga umwana w'Imana. Haleluya! Reka rero dusenga dushimira Imana kubwira ijambo, noneho dukomeze. Ndagira ngo mbwire abantu bose bakurikiye iri jambo ko bagomba kugirira Imana icyizere, kubera yuko ibibazo barimo, umuriro w'ibibazo barimo byaba uburwayi, byaba ibindi by'ubukene, byaba se n'amahoro babuze, ariko uyu muriro barimo umwami Yesu ari kumwe nabo. Nibamugirire icyizere gusa, bategereze mu kanya gato, hari abari buze gutangara bakavuga bati harya uyu si wa wundi wari umeze gutya, kuko bari buze kubona ko byahindutse. Byari bitangaje kubona bari mu mazi, kubona bari mu muriro ntibashye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nta nubwo n'imyambaro yabo yigeze inuka umwotsi, nta nubwo yigeze inashyaho na gato, ahubwo ko bari barimo, icya mbere bari babohoye bataboshye, icya kabiri bari kumwe n'umwami Yesu ari 4, icya gatatu noneho bagendagendagamo badafite ikibazo. Imana yo mu ijuru ishimwe. Tumugirire icyizere, umwami Yesu ari kumwe natwe aho tujya hose n'ibyo duhura nabyo byose. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data wa twese mwiza, iri ni ijambo ryawe twasomaga rigaragaza ukuntu ubwoko bwawe bwatabariwe mu gihugu cy'ubunyage, bakagenda baguhamya mu mitima yabo kugeza ubwo bigaragaje mu gihugu cyose, bemera gupfa no mu rupfu, bemera gushya no mu muriro, ariko ntabwo wigeze ubatererana. Uko niko wabanye nabo rero muri icyo gihe, bagaragara ko ari 3 batawemo,
ariko uza kwigaragaza yuko uri uwa kane kandi ufite ubushobozi n'ubutware. Niyo mpamvu dusabye kugira ngo ziriya mbaraga z'abanya na ba Seduraka na Meshaki na Abedenego n'ubundi zikomeze kubana n'abantu bagufite icyizere muri kino gihe cya none, kuko hari benshi bafite ibibazo bikomeye cyane bibashubije inyuma, bibateye ubwoba, ariko wabana nabo abantu benshi bashobora gutangara bamaze kubona yuko uko batekerezaga bazamera yuko atari ko bameze. Ndagushimira rero kubw'ijambo ryawe, icyubahiro kibi cyawe, urakoze kutabaye abantu bose bari bafite ibibazo kandi bari bafite ubwoba, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi ubuhamya ushaka kutuganizaho bumeze gute? Murakoze cyane. Nyuma yo kumva ijambo ry'Imana, ubuhamya nshaka kubabwira mbaganirira ni ibigaragaza n'ubundi imbaraga z'Imana. Uko mwabyumvise mu ijambo ry'Imana ko Imana yabanye na bano bakozi bayo batatu mu itanura ry'umuriro, niko mugiye kumva n'ukuntu nanjye yabanye nanjye mu bihe bitari byoroshye. Byari mu mwaka w'ibihumbi 2016, aho niho uburwayi bwatangiye kugenda bugaragara, ariko na mbere yaho nahoraga numva ibibazo by'uburwayi ari umutwe ndwaye cyane, hagira ibibazo byo mu mazuru yanjye hagahora iteka hafunze nk'umuntu ufite ibibazo by'amasinizite, akaba ariko njyewe nibwira. Ariko burya muzarebe hari igihe uko wibwira, uko wiyumva bitandukana neza n'ibikurimo. Njyewe rero nari mfite ikibazo gikomeye cyane cy'ububabare nahoranaga bw'umutwe, noneho nkagira ngo ni umunaniro, bitewe n'uko hari igihe nakoraga akazi ntabwo nibutse kubanza kubibabwira. Nakoraga kandi n'ubu munsi niko bikimeze mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, mu ishami rihuza abarwayi n'abaganga ndetse rikanakurikirana ibibazo by'abarwayi bagize batabashije kunyurwa na serivisi bahawe, cyangwa se ububabare bafite bakifuza umuganga ujyanye n'ubwo bubabare, tukabafasha kumenya umuganga uwo ari we. Buriya nubwo ntari umuganga, ariko igihe maze muri biriya bitaro maze gusobanukirwa ibintu byinshi ntari nzi, cyangwa se nawe utamenya udakora kwa muganga. Uko rero twagiye dufasha abarwayi, n'uyu munsi niko tukibafasha, ariko njye nakoraga akazi k'ijoro cyane. Muri icyo gihe nakoraga akazi k'ijoro kuko amanywa nabaga mfite ishuri, nk'uko mubizi kwiga bitajya birangira, ni nako ntari naragize igihe cyangwa se umugisha wo kwiga amashuri ngo byibuze ndangize n'icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Biza kuba ngombwa yuko nsubukura mu myaka ya 2011 kugeza 2015, ariko n'ubundi nakomeje gukora amajoro ya 2016 nkahorana umunaniro iteka, umutwe ukandya nkagira ngo ni ukubera ko ku manywa mba nagiye mu ishuri, noneho nijoro nkarara mu kazi sinduhuke. Ariko mu by'ukuri ntabwo ariko byari bimeze, kuko sinjye yakoraga ijoro njyenyine, sinanjye wigaga njyenyine, ahubwo byawe nababwiraga ngo umuntu amara igihe atari yamenye ikimurimo ariko ababara. Naje kujya nkushoboza, ndangije kwiga muri 2015, nawe ushoboje kujya nduhuka mu gihe mvuye ku kazi nkaryama bihagije, uko naga ntari bujye ku ishuri. Ariko no muri 2016 hagati, muri ayo mezi yo hagati, nibwo natangiye guhagurukira kwivuza, noneho mu buryo bugaragara ko nkeneye umuganga w'inzobere. Ubundi umutwe wakuryaga gute? Umutwe wandyaga nko mu gihe ngiye nko ku zuba, nko mu gihe se mbese igihe icyo ari cyo cyose. Ni ukuvuga ngo ntabwo namaraga umunsi wose ntumva umutwe undiye, ariko ubwo iyo byabaga bimeze gutyo nifashishaga painkillers cyangwa se ibinini bigabanya ububabare bigashira. Byashira nkumva yuko wenda atari uburwayi burimo imbere bw'ikintu gikomeye cyane. Noneho rimwe nza kujya kureba umuganga witwa Mugabo Rajab, ukurikirana indwara zo mu mihogo no mu mazuru no mu matwi. Mubwira ukuntu mbabara mu mazuru, ukuntu hafunga, rimwe na rimwe guhumeka bikanga, ariko ibyo bintu byari byarabanijwe no kutagira ikintu gihumura cyangwa kinuka numvaga, ariko nkumva ko bishobora kuba ibisanzwe
kuko urumva niba utanukiwe ntaho urimo kubabara, niba udahumuriwe nabwo ntacyo bigutwaye, ariko nyine nk'umuntu sinumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Muganga rero mbimubwira avuga ati ntabwo biri normal, ati kuko nta muntu ushobora kubaho atanukirwa cyangwa se adahumurirwa ngo avuge ko ubuzima bwe bwuzuye neza. Ndavuga ibyayo burya birakomeye. Nibwo natangiraga kwivuza rero, ama umuti ufungura mu mazuru mu gihe nafunze, amanuturini two kunywa, ariko arambwira ngo nibirangira iyo miti nirangira nzasubire kumubwira ko numva ameze muri controle muri make. Nari mfite ikibazo rero cyari kingoye cyane, ni ubuzima tugendamo buri munsi. Nari umukozi buriya wo hasi, nimvuga umukozi wo hasi cyangwa muto we kumva umukozi muto mu myaka, ahubwo umushahara nagiraga ntabwo ari umushahara wabasha kunyemerera kwivuza mu buryo bwo ku rwego nari maze kugeraho rw'uburwayi, kuko nkuko nabwiye ko nigaga kaminuza niko nirihiraga, kandi nari narafashe ideni rya banki. Ideni rya banki rero ntabwo njye warifashe njyenyine, ariko burya biterwa buri mwagira ubuzima bwe ukuntu agendana nabwo. Ntabwo byankundiraga rero kuba banki ngabana nayo uwo mushahara wari muto cyane, singiye kubabwira uwo ari wo, ariko muri make iyo banki yakataga yangiza, kandi ndi umuntu ufite umuryango ukiri mu bukode, no kwivuza byasaga nk'ibinteye ipfunwe. Nkibaza nibanyandikira nk'ikizamini gikorerwa amafaranga ibihumbi ndibuze kwishyura birenga 20, mfite ubwishingizi ndayakurahe muri uwo mwanya, bikansubiza inyuma rero mu kwivuza. Niyo mpamvu duti muganga yampaye twaranye sinasubira muri controle, kuko natekerezaga ko ashobora kuba yanyandikira nk'ikizame cyo kugira ngo arebe impamvu mbabara mu mazuru cyangwa se hafunga. Imiti yarangiye wumva nta cyahindutse? Imiti yarangiye numva harimo hafungukamo gake gake, ariko ikibazo gikomeza kuba cyakindi n'ubundi. Iteka ryose hahoraga hafunze mu mazuru? Habanje kujya hafunga izuru rimwe ry'ibumoso, iry'iburyo ryo rikaba rizima. Ntabwo yari gripe yari irimo? Niko najyaga nibeshye nanywa imiti ya gripe nkumva nta gihindutse. Ubwo rero mbonye ko atari gripe, ubwo nibwo navugaga ibintu bishobora kuba bitoroshye. Yewe ndetse mbanza no gukoresha indi miti itari ya kizungu y'ibyatsi bankoreraga, bakanyizeza yuko bizashira. Iyo miti bakubwiraga kwivura iki y'ibyatsi? Iyo miti bambwiraga ko ikoreshwa none igafungura ahafunze, ndetse bikaba hashira n'igihe ntongeye kumva hafunze mu mazuru kwa kundi uko byabaga bimeze, kuko twaduti twasize n'ubundi hakimeze kwa kundi. Noneho nawo nkukoresheje numva nta gihindutse. Nibwo mu kwezi kwa 11 kwa 2016 nibwo natangiye kumva ko byakomeye. Bigeze mu kwezi kwa 12 rero, mbere yuko bigera mu kwezi kwa 12, mu mazuru kwa kundi uko nari ndwayemo natangiye kujya mva amaraso. Nkava amaraso bakatega nk'akadobo, nkavamo amaraso bigera mu gihe cy'iminota nka 40. Urumva ko aya maraso abaga ari menshi. Noneho nkagira ngo ayo ni amaraso aje kubera ko ntabwo naruhutse neza. Murabizi hari kuva amaraso mu mazuru bakunda kwita imyuna, nkagira ngo ni imyuna, kuko nta yandi makuru nari mfite y'uburwayi buri kuri uru rwego. Ntabwo wigeze utekereza ko izaba ari ingaruka zo kutigeze ujya gukora ya controle? Ntabwo narabitekerezaga, ariko simbihamye muri njye 100%, kuko naravugaga nti ushobora kuba uburwayi bwaragiye bwiyagarava kubera kutivuza mu buryo bugaragara neza. Nibwo rero natekereje kujya noneho kureba muganga yanyandikira ibizami akabyandika, atabyandika nabwo kandi nkakomeza nkategereza. Noneho icyo nababwiraga mu kwezi kwa 12
twari mu masengesho. Ibyo ari byo byose abakristo burya nta kindi kintu bishingikirizaho kitari ku Mana. Iyo bayizeye byose burya birashoboka. Twagiye mu masengesho turasenga, twari dufite amasengesho y'inama nyobozi ku mudugudu, yari amasengesho y'iminsi 2 twari buze gusenga, ariko bararikamo umushyitsi. Uwo mushyitsi aza afite ubutumwa bwanjye, byari mu kwezi kwa 12 kwa 2016. Ubwo butumwa bwanjye rero yambwiye ko Imana imubwiye muri uwo mwanya turimo dusoza yuko ikuye ikiriyo iwanjye mu rugo. Irongera ivuga ikindi kintu cya kabiri, ndavuga ngo mu ntangiriro za 2017 isangirira neza n'umunezero kwiremye amashimwe muri njyewe. Nibuka narangije kwiga muri 2015 nibwo nambaye degree, ariko noneho nashakaga akazi katarako mu bitaro. Nkumva nashaka promotion njye gukorera muri domaine, nari ndangije muri social sciences. Nkumva byayo byose ndashaka kujya muri domaine ngo nkore ibizamini nk'abandi nsinde, nanjye nzatera imbere mbona umushahara ugaragara. Ukurumva guhembwa nk'umu AD ufite lisansi ntabwo byabaga ari ibintu rwose wumva bikunejeje. Wahoranaga ipfunwe tewe ukumva utazatera imbere. Babizi hari igihe Satani agusura mu mutima wawe akakwereka ko ubuzima bukurangiranye bukubanye bubi, kandi nyamara uri kumwe n'Imana. Ariko Imana njye byemera ko bifite igisubizo cyacu cy'ejo hazaza. Icyo gihe rero nibwo natashye nshima Imana. Ntabwo nabibwiye umudamu ukuntu Imana yavuze, cyo kwa nabyanditse muri agenda. Ndavuga nti ibyo ari byo byose Imana ishimwe kuko ikuyeho ikiriyo. Ariko ubwo urumva natashye ntazi ngo ninjye wari ugiye gupfa, ntazi ngo ni umudamu, ntazi ngo ni umwana twari tugiye gupfusha. Icyo nzi cyo nuko ari ikiriyo Imana yari ikuye iwanjye. Wigeze utekereza ko ari bwa burwayi Imana igukijije? Kubera ko atari uburwayi bwahoraga bunkize muri crise imbabaza cyane, ntabwo natekereje ko bishobora kuba ari njyewe Imana ikije bwa burwayi, kuko nari ntaranamenya uburemere bwabwo. Ubwo rero muri 2017 itangiye, bya bindi Imana yavuze nubwo byaje kugenda byigaragaza muri wa mwaka wa 2017. Byageze mu kwezi kwa 3 ku itariki 31 bagabanya abakozi. Bagabanije abakozi, departement nkoramo ntihagira aho bakoramo. Mpita mbona yuko ari muri ya mashimwe Imana yavugaga iremye mu mutima wanjye ko ingiriye neza mu ntangiriro z'umwaka. Mu gihe njyewe natekerezaga ko wenda uko narimo gukora ibizamini by'akazi mu mirenge yabuzemo ba gitifu mu turere ko ngiye kwenda kuba nka gitifu. Ariko urumva iteka ntabwo twakwifuza ibibi. Nahoraga nyine numva nanjye nzakujya nkora ibizamini kugeza ubwo nzabonera akazi muri domaine kandi kampaye amafaranga menshi. Ubwo maze kubona yuko icyo ngicyo ari Imana yavuze gisohoye cya mbere, nibwo navuze nti icya mbere ndakibonye, noneho icya kabiri buriya cyari kuzaba ikihe. Muri ayo matsiko nagiraga y'icya kabiri rero cyo gukuraho ikiriyo iwanjye mu rugo, aho cyaje kugaragarira ni hehe. Mu kwezi kwa 4 kwa 2017 nagiye kwivuza, mfata icyemezo ndavuga nta kundi reka njye. Wari warembye? Icyo gihe byagendaga birushaho kuba bibi nkiva amaraso nka kundi kwa buri munsi. Muzi ko natanye mbabwira yuko navaga amaraso mu mazuru nkagira ngo wenda hari n'imyuna cyangwa se no kubera ko ntaruhutse neza. Noneho nibwo ngiye, madamu mu kazi ke ntabwo bari bafite assurance zibemera kwivuza Faisal, kandi twebwe nk'abakozi ba Faisal twavurwaga twishyurira 20% bakatwishyura 80%, ariko atari assurance yatujyana mu bindi bitaro. 20% ya Faisal rero mu by'ukuri ku muntu wari ufite ikibazo cy'amafaranga hanjye yabaga ari menshi cyane.
mu kuba yarabaga ari menshi nkatinya kuhivuriza, ndavuga ni reka njye i Kanombe kuko asiranse ya madamu yari medipura ariko ari kategori ya kabiri itemerewe kujya Faisal. Njye i Kanombe njya kubona na Dr Sayinzoga Christophe, nawe avura kimwe na Rajabu, wabona yatangiye babwira wabo nabanje kwivuzaho bwa mbere. Rajabu Sayinzoga anyandikira guca muri sikaneri i Kanombe irahari. Noneho asiranse ya madamu yishyuraga 10%, urumva ko yari itandukanye nayo nishyura 20%. Bankorera sikaneri basanga mfite ikibyimba muzuru. Asanga mfite ikibyimba muzuru, amasede y'ibisubizo arambwira ati rero ati ndabona muzuru harimo ikibyimba, ati ubwo ni ukureba ukuntu twakubaga. Numva ngize ikibazo gikomeye cyane, ndavuga Dr rwose ko mfite ikibazo cy'amafaranga, ubwo ntabwo nareraga n'ubuzima bwanjye ukuntu bumeze, ukuntu bufite irijansi mu gukurikiranwa, njye nareberaga amafaranga gusa. Ko mfite ikibazo cy'amafaranga yo kwivuza kandi kumbagira Faisal bikaba bigaragara yuko ari amafaranga menshi, sinafata ideni kuko n'undi sanzwe muri rya banki ntabwo rirarangira, nibyo nari narigiyeho. None bizagenda bite? Ntabwo wambagira i Kanombe? Arambwira ati Kanombe ntabwo byashoboka, ibikoresho dufite ntabwo bitwemerera, ntibidushoboza kubaga kuri urwo rwego. Numva ngeze ikibazo, nibwo mfasha ibisubizo ndagenda. Namaze nk'ukwezi, mbonye turi mu kwa gatanu tugeze mu kwa gatandatu, njya Faisal njyana bya bisubizo Faisal kugira ngo mbyereke wa muganga wigeze kundeba bwa mbere twaga Rajabu, kugira ngo numve nayo ko abona nk'ibyo mugenzi we yabonye i Kanombe. Urumva kwivuza wari ufite gushidikanya ko ashobora kuba yarakubeshye? Nari mfite gushidikanya, nibaza ko mfite ikibazo mu mazuru, nicyo kintera umutwe, kubera nagomye kugira ibibazo byo kuva mu mazuru, kubera ko ikibazo kiri mu mazuru ariho cyagaragaye. Umutwe wo wa buri mwanya uturuka hehe? Rero kwivuza burya hari igihe bisa nko kuraguza ku bantu bo hanze ahangaha. Niyo mpamvu uzasanga umuntu ibisubizo bamuhaye abishidikanya akajya kureba undi muganga, cyane ko nabo burya ni inzobere, ariko hari igihe nabo bafashanya cyangwa se batanganya urwego rw'ubumenyi. Njyana ya CD nibwo Rajabu yirebye asanga ko harimo ikibyimba muzuru, ariko agira ibindi abona hirya birenze muzuru ariko bitagaragara neza. Ubwo nari ngiye kureba Rajabu, twatangiye kwezi kwa 7 kwa 2017. Rajabu arebye aravuga ati oya, hari bitagaragara. Ankorera ikizamini cya MRI. MRI ni amuyizi simbizi, MRI ni icyuma nacyo gipima nka za sikaneri, ariko cyo kiri advanced, gishobora kureba ibyo sikana zitareba. Nibwo yanyandikiye MRI yo mu mutwe, basanga si ikibyimba mfite muzuru gusa, ahubwo no kubwonko hariho ikindi. Basanze kiriho, icyo yakoze nk'umuganga w'inzobereho ko yahise nawe angira inama yo kureba undi muganga wo mu neurosurgeon, Professor Nkusi Emmanuel, arambwira ngo ningene murebe arebe ibisubizo uko bimeze, ngo ko arabona noneho bivuye muri domaine ya ENT cyangwa muri ORL bigiye muri neurosurgeon. Nagenda Professor Nkusi nawe arabireba, asanga ko niko bimeze kandi biteye ubwoba. Arambaza ati se wiyumva gute ubundi? Ndamubwira ukuntu nahora umutwe uhoraho nkanywa painkillers ariko ntagire icyo bitanga. Ati rero kugeza ubu ngubu hari ikintu kigomba kwihutirwa ukabagwa kuko ntabwo byoroshye. Ariko ubwo nari muri radiology nagiye gucisha, bagiye kunkora icyo kizame cya MRI, umwe mu bastaff bo muri radiology wanshishijemo yarebye ibisubizo ubwagira ubwoba. Ni umustaff w'inshuti yanjye witwa Bonaventure. Agira ubwoba aravuga ati Bosco, ati ni wowe? Ati ni wowe meze gutya? Ati ubwo se numva meze ute? Numva mese birabatangaje cyane,
ajya kureba specialist witwa Jean Jacques na Professor Rudakemwa, nibwo barebye ibisubizo byanjye bose birabatangaza. Bimaze kubatangaza rero ndavuga ni ibintu byatangaje abaganga, ibi bintu ntabwo bigiye kunsiga. Noneho muri 31 z'ukwezi kwa karindwi, urumva mu mazuru hari harabonetsemo ikibyimba no mu bwonko habonetsemo ikindi, hari hagiye gushakishwa ikiri nyuma y'icyo kibyimba. Noneho nibwo Rajabu anyandikiye kujya muri siyeta kujya gufata sampo muzuru, gufatamo kugira ngo bapime kuri cya kibyimba aho kiri. Barapima Biden basanga urede kanseri irahari muzuru. Iyo kanseri yabonetsemo ngiye kureba ibisubizo tariki 8 z'ukwezi kwa munani. Ubwo nibwo bankiraga noneho ku stand by, bati rero fata konji ya kuno kwezi utegereze igitanda nikiboneka urabagwa. Nta handi nagombaga kubagirwa bitari muri ICU cyangwa muri soin, ni ahantu nyine indembe zirwarira. Byari muri periode rero bamaze kubaga imitima abana. Hari igihe ngarukamwaka kijya kibaho mu Rwanda bakabaga imitima, kandi iyo babaze hahandi hose haba hari okipe, nta gitanda wabasha kubonamo. Ubwo urumva kugira ngo umuntu w'umustaff agumye guhabwa priority, mbure uburyo nivuriza mu bitaro, mbure uburyo ubwo ari bwose igitanda kibure, kubera ko nyine harimo abo babazwe imitima, byari bikomeye cyane, kuko nta cyari gihari, ntacyo banyimaga. Ariko nkanjye urimo gusenga navugaga ni umugambi w'Imana, ni igihe cy'Imana kitari cyagera kugira ngo mbashe kubagwa. Noneho mu gihe nari muri konji, ndi mu rugo mu kwezi kwa munani kwa 2017, ubwo nashyizeho umuntu uzajya anekera kugira ngo ndere ko igitanda cyabonetse muri suha hahandi harwara indembe. Ni umunasi ukora muri ICU ya Faisal witwa Beata. Ni n'umukristo namwisanzuragaho cyane, kandi anansengera, namuhaye icyifuzo kujya nsengera. Aza gusangaho ko haruzuye iteka ryose. Nkamuhamaga nyuma y'icyumweru, na n'ubu nta gitanda, ati bose ati turize, nta gitanda kiraboneka. Ngeze aho ndavuga nti icyo Imana ishaka reka izagikore. Icyo gihe wiyumvaga gute? Ufite ibibyimba bibiri, muzuru no kubwonko, mu mutwe ufite kanseri, wiyumva gute? Icyo gihe rwose singiye kubirariraho. Naranze mba umuntu, umubiri wabaye nkundusha imbaraga, kwizera ko Imana ishobora byose byari byagiye bigabanuka muri njyewe, ku buryo numvaga yuko icyambere nariraga amafaranga, nkareba kwivuza ntabwo ari ibintu nzashobora kuri urwo rwego. Nkongera ngasanga nk'umuryango wanjye ni njye boss, nta mushiki wanjye undusha ubutunzi, nta babyeyi ngo bazafata ku kibanza bagurisheho, nta nka nayo ngifite zari nsengagira ngo imwe nayo yari irwaye. Ndavuga ibi ntabyo, urupfu ruraje nta kundi. Ariko Imana yari yarakubwiye ko igiye kukurura ikiriye iwawe, ntabwo wabitekerezagaho? Muri icyo gihe rero twafashe icyemezo, ukwezi kwa munani kutari kwarangira, tugana iy'amasengesho noneho ihoraho, dusenga ay'iburyo n'ay'ibumoso y'umuryango. Ubwo umuryango, nimvuga umuryango wumve ko ari njye n'umugore wanjye n'inshuti z'umuryango. Turasenga, tujya mu byumba, tujya muri za nibature, ariko ikintu cyaje kugaruka kigaragaza yuko ari cya kiriyo Imana yakuye iwanjye mu mpera z'ukwezi kwa munani. Ubwo madamu yagiye muri nibature, kugira ngo nibature murayizi, ni amasengesho yo mu rukerera, ajya hariya ku mudugudu wa Gitega gusenga. Imana imutumaho yuko imurinze gupfakara. Muri icyo gihe nari ndembye ntakibasha kujya gusenga kubera ya maraso navaga, kuko natungurwaga no kuva, simbashe kubyumva bitewe n'uko sansi z'amazuru zari zaramaze gupfa zose.
nkava kandi nkabona ndiyanduje. Icyo gihe rero bikansaba kutagira aho njya kugira ngo nintangira kuva mbe ndi standby mfate nk'akantu intege ibase cyangwa se akadobo mbashe kuviramo. Kandi nagomba kuva mu mwanya munini, navaga igihe kingana n'iminota nka 40 cyangwa 45. Urumva yuko nabaga menetse amaraso menshi. Icyo gihe rero kubw'intege nke nabaga nsigaranye narazengerezwaga. Nazengerezwa nkahita ndyama. Nta ngendo nari ngikora muri icyo gihe, nta bintu by'ibiterane najyagamo keretse nko kujya gusenga, ariko byibuza nava amaraso nagiye gusenga nko mu masengesho y'icyumba, bitandukanye no mu materaniro rusange. Amasengesho y'icyumba rero kugira ngo bibe byabaga bimbayeho, babaga nabo ari bene data babonye nyine ikibazo cya mwene se bagomba kugira kumfashamo. Kwa muganga byaje kugenda gute? Hanyuma kwa muganga mu gihe igitanda cyari kitari cyaboneka, twe dukomeza gusenga. Ariko rimwe nyuma y'ubwo butumwa madamu yahawe ku rusengero muri Nibature, twongera tubona ubundi bw'abantu gurupe yari ije kunsura mu rugo kudusengera, yarimwo n'abantu bataraho kuri uwo musozi wa Gitega cyangwa se umwe yari w'Igisenyi, cyane ko ari nawe Imana yakoresheje isubiramo n'ubundi kuri bya bindi byo madamu Imana yamutumyeho. Araza yinjira mu nzu tutari twanasenga ngo dushime Imana ko tuzaniye abashyitsi, yinjira mu mbaraga z'Imana, imbaraga z'umwuka, atangira gusenga. Nibwo yinjiye mu buhanuzi, mbona araje ankubise ikiganza mu mutwe, arambwira ati mvuka Imana ivuganye nawe, ati Imana yavuze ngo irashoboye, ngo nayo gushidikanya, ngo inkirije kanseri. Avuga ngo inkirije kanseri iri mu mutwe, iri mu bwonko, iri mu mazuru, ibaza ikibyimba, operasiyo irayikoreye, irayikoze, irayirangije. Ubwo uko avuga ni nako asa ko nkurimo kubaga gutya, meze nk'ukuntu bakoze bagira bambaga. Ngira ngo mushobora kubona ahangaha ukuntu umutwe wanjye umeze gutya. Ubu ngubu ni uko basatuye bagira gutya, babaga gutya. Noneho uko nguko ubona babaze niko yakoraga mu mutwe, nawe arimo kuvuga ati Imana yikoreye operasiyo, irayirangije kandi bidasubirwaho, iragukijije. Nibwo nongeye kujya nsubiza amaso inyuma, nibuka ya message mu kwezi kwa 12 muri 2016 y'uko kwikiriyo iwanjye mu rugo. Ndavuga nti Imana irabikoze, cyane ko yatanze n'igihe cy'ihumure cy'icyumweru cyose, nta mutwe ndya, ntava mu mazuru, nkagira nk'uko yabikoze byarangiye. Ariko byari nk'ikimenyetso cy'uko ngiye gukira. Mu gihe natekerezaga rero y'uko gukira kwanjye ari uko birangiye, naje kubona ubundi butumwa buturutse ku muntu y'uko ntagomba kwibeshya y'uko ntazajya kwa muganga. Noneho buza bavuga bati jya kwa muganga, ariko nanjye nkavuga Imana itanga ubushobozi. Abaganga bakanyinginga, barimo Professor Rudakemwa, barimo uwitwa Rajabo, nsigaye mwihisha kugira ngo atambaza ngo kuki ntaza ngo bambage. Iki gitanda cyari cyarabonetse? Hari ubwo cyabonetse, ariko kibonetse nanjye ndanangira. Imana yankijije. Ndavuga nti Imana yavuze ko izankiza, Imana yarankijije. Niba itaranankijije nitanga inzira, niba nzakirira kwa muganga nitanga uburyo. Ubwo urumva yuko mu by'ukuri nanjye narayigoraga, ariko ntabwo igigorwa burya, kuko ihorana imbaraga iteka zo gukora ibyo abantu batashobora gukora. Ubwo rero maze kuvuga yuko inkirije, nanone naje gusubira mu akazi ngakorana ya situation yo kuva mu mazuru. Uko amaraso aje, ngo bari barankuye ku ijoro kugira ngo ntazagira shock, nkaba nakwikubita hasi ndi mu kazi, nsigaye nkora amanywa gusa. Noneho uko mvuye nk'ideparasa nkajya nko muri washing room, nkava namara kuva nkapfuna nkihanagura, nkasubira mu kazi. Umutwe wanyataka, nkanywa imiti, narangiza nkasaba supervisor wanjye twakoranaga witwa Beatrice Bikoroka, ambereye umuyobozi mwiza muri department yacu,
Imana ijye imuha umugisha kandi nawe narabimubwiye uko yagiye anyihanganira anyereka ko ari umubyeyi rwose ububabare bwanjye akabwishyiraho ndetse n'abandi buze ku kazi yakumva ko mubwiye ko ndimo kuva ati jye ntuze mu kazi uze mu kazi ari ukumva umeze neza kandi ubwo ntari muri rapport medicale ubwo ni kwa kuntu nyine abantu bafashanya nuko ubwo rero igitanda cyarabonetse nibwo natangiye kujya ndwarira mu rugo no mu kazi ariko ntaraje ngo bambage noneho dusenga dusaba Imana ngo utange ubushobozi ni ukuri nubwo ntababwiye umushahara nahembwaga bwose ariko ntabwo nabashaka kuba nasagura byibuza nk'ibihumbi 60 banki yamaze kunkata namaze gutanga n'ubukode urumva ubwo ahasigaye umugore niwe wari utunze urugo mu bushobozi bwe bukeya ariko njye ntacyo nabafashaga kintu urumva ko yabaga ari transport nsigaranye yo mu kazi ndetse na ranchi gutyo noneho rimwe turasenga Imana iduha ijambo riri muri Yesaya ibice 48 n'umurongo wa 11 ivuga ngo havuga ngo iyo ubwayo ngo nta cyatuma izina ryayo ritukwa ngo kandi icyubahiro cyayo ngo ntabwo izagiha undi noneho uko nguko yavugaga ngo nta cyatuma izina ryayo ritukwa ngo icyubahiro cyayo ntabwo izagiha undi ngo izabyikorera ngo ku bwanjye nzabyikorera iryo jambo riduhaye tuza kubona undi nawe urishimangira nawe Imana dutumyeho atubaza ngo kuki mufite gushidikanya ko atari rimwe atari kabiri Imana yavuze ko izabyikorera ifite ubushobozi kuki muyigira inkene ubwo muri icyo gihe noneho nari nsigaye mererwa nayo nkajya muri Regence kuri Faisal bakantera inshinge zinsinziriza kugira ngo ubwabo bari bubashe kugabanuka byibuza nk'iminsi 2 cyangwa se umunsi umwe ubwo turacyari muri wa mwaka wa 2017 noneho tugeze mu kwezi kwa 9 nako kurarangiye dutangiye ukwezi kwa 10 ukwezi kwa 10 nibwo nari naremeye noneho ndavuga nti aho igitanda cyabonekera nakwivuza uko ngenda nemera muganga aza gufata urugendo nawe wagomba kumbaga ndibuka Professor Nkusi yagiye mu butumwa niba ari amahugurwa niba ari seminar yari mu marengira ngo hafi kwezi kose mu gihugu cyo hanze arambwira ati rero niba wari tayari ati njyewe ndagiye ati ubwo urihangana nzaguheraho n'ingaruka niwe wenyine wari ushoboraga kuba yagukorera iyo operation Professor Nkusi niwe wenyine yagombaga kumbaga kuko hari abandi babasha kumbaga ariko bari batari barangiza specialization yo muri iyo domaine bagombaga kumbaga bari kumwe nawe ukuntu nari imeze ntabwo nari umuntu wo kudatinda mu bitaro n'ukuri noneho umwe araza abwira madamu aramubwira ati nikoye ati Imana yambwiye ngo hari ikimenyetso kizabaho kigaragaza ko Imana izabitanze igitambo ati nimubona yavuze ikimenyetso yavuze cyari ikintu cyo mu bwoko bw'inyoni mu biguruka ko kizagwa ku muryango kikamena amaraso mu by'ukuri ngira ngo inyoni yitwa agacurama urayizi inyoni yitwa agacurama niyo yaguye tutazi igihe yagwiriye ku muryango haba ariho imena amaraso yako tuhita twibuka icyo Imana yavuze ko nitubibona ntiyavuga ko ari agacurama cyari gusa kimwe mu biguruka kizagwa ku muryango ko icyo gihe iminsi 3 itazarenga tutagiye kwa muganga ni ukuri umuntu nababwira wabihamya ni umusaza witwa Boniface twasenganaga hamwe n'uwitwa ndamwibagiwe wasengeraga igitarama nawe wari inshuti yacu wadusengeraga cyane witwaga Pascal ubwo noneho bibaye madamu yarahamagara n'ababwira ntabwo icyo gihe cyarenze byageze ku itariki 14
njya kwa muganga nkiri muri yakonje. Ariko nagiye kwa muganga ameze gute? Nagiye kwa muganga gupfa ko ngira ngo navuga ngo gupfa byari haburagaho gatoya ngo mfe nkurikije ukuntu nari imeze. Nagiye madamu amfashe ukuboko, kandi indi minsi mu mbaraga za nkeya narigenzaga. Ariko hari igihe ntababwiye twagiye gusenga, ni madamu wagiye gusenga, hari amasengesho ku rusengero ka Tabaro y'iminsi 3. Icyo gihe umuyobozi w'umudugudu yari Patrick, ubu ni umushumba w'itorero ry'akarere ka Nyamagabe. Noneho muri aya masengesho agiye kurangira yatanze ubutumwa bwanjye n'ubundi yuko hari abantu Imana ikuyeho urupfu 3, kandi kuwa 3 ari uzamuduya ko uzabagirwa Faisal. Urumva ko Imana yari ikuyeho urujijo rwo kugira ngo n'abashidikanya ko atari Imana yavuze wenda be kumva yuko atari ko bimeze, ahubwo ko ari Imana yivugiye. Muri iyo minsi rero nibwo ikizere cyari cyose, nta rupfu noneho ngitekereza, nshingiye ku byo Imana yagiye ivuga kera, na n'uyu munsi igenda isubiramo, reka njye kwa muganga. Ubwo nibwo ninjiye, babahaye dafu, yatanze agapapuro kagaragaza yuko ideni hari buze kwishyura bazashyira kuri fagitire y'ibitaro. Nibwo ngiye banyandikira agapapuro bancisha muri MRI, ngiye kujya mu bitaro nyine ku itariki 14. Ariko ubwo nagiye meze nabi, njya muri urgence. Ngeze muri urgence rero bagira ngo ni kwa kundi bisanzwe nza ndi muri kirize y'umutwe, bakantera udushinge dukaruma ya bwa bubabare. Ubwo baransinziriza, ububabare buragabanuka, ariko nkanguka, ubwenge bwagiye, ndeba umuntu wese nkarira. Mbese byari igihe kidasanzwe, mfite emosiyo yayindi rabunomo rwose. Nibwo Professor Nkusi ubwo yari yambonye banyinjiza muri urgence, arababwira ngo ntibaze kundekura nk'uko byari bisanzwe. Nibwo yohereje abaza kuganiriza madamu kugira ngo mbese ninjire kubagwa, ariko babanza kunkorera ikizamini cya MRI. Nibwo basangaga rero mu mutwe hamaze kwinjiramo kugeramo amashyira, ubwonko burimo amashyira menshi. Ubwo byumvikane ko cya kibyimba cyari cyamaze kugira ikibazo, cyamenetseho. Noneho ntabwo bahise bambaga, bakoresheje igihe cyo kuntera imiti ikamura ya mashyira. Urumva amashyira ari mu bwonko cyangwa ku bwonko ntabwo abasha kubona uko babaga. Ubwo byabaye ngombwa yuko bantera imiti. Tariki 14 nagezemo nijoro, 15, 16 na 7 n'8 nibwo ya mashyira amaze gushiramo akamutse. Kuri 19 barambaga. Urumva yuko mu by'ukuri byari ibihe bikomeye cyane. Barambaga kuri 19. Bageze igihe cyo kukubaga ukibasha kubona abantu ukabamenya, cyangwa uri waragiye nko muri koma? Icyo gihe cy'itariki 14 ninjira mu bitaro nibwo ubwenge bwanjye bwarangiye. Ntabwo rero nkikubona ngo menye izina ryawe, menye uko witwa, ahubwo narariraga gusa nkureba, kandi nta kibazo wugize, gusa nyine yari musi idasanzwe. Sinzi igihe nagiriye mu bitaro, sinzi igihe nabagiwe, mbese naherutse ubwenge bwankuye mu rugo bukeya, bamfashe ku rutugu kuri 14 nibwo naherutse. Koma yo nahise nyinjiramo, ntabwo numvaga. Hanyuma kukubaga byagenze gute? Kumbaga rero ubwo nyine bimaze gushoboka ko mbagwa, amashyira atakigaragara mu bwonko, nibwo bambaze. Muri icyo gihe bambaga banafataho ikizame, sample yo kuzapima kugira barebe niba ya kansa iri mu mazuru ko yageze no mu mutwe. Ikizame nacyo sinzi niba baracyohereje, sinzi niba cyarapimwe mu Rwanda, ariko wenda bashobora kuba baracyohereje hanze. Hanyuma mbagirwa mu gitanda ubwo cyari cyabonetse. Nabaye mu nzu y'indembe cyangwa mu cyumba cy'indembe, aho bita muri ICU, mu intensive care unit.
ariko mbabaye cyane, narababaye cyane, maramwe icyumweru cyose ntumva, icya kabiri kiraza, icyumweru cya mbere cyose nari muri koma, ariko no kuyivamo ntabwo namigiye nayiviriyemo, ariko aho natangiriye kubonera abantu byari nyuma y'ibyumweru 2 kubabona no kubamenya. Burya hari ukuntu uba utari muri koma ariko nta n'ubwenge wari wagira cyane nko gukora mu bwonko. Burya murabizi ko ariyo mutari y'ubuzima bwawe, burya bwavangiwe bwakozwemo nk'uko bari babazemo bakuyemo byari bisigayemo by'ikibyimba. Ntabwo nari muzima rwose kuko sinumvaga, ngira ngo niba mwabonye yafoto ukuntu nari imeze nyuma y'iminsi 2 mbazwe, ntabwo njyewe numvaga. hanyuma wavuye mu bitaro hashize igihe kingana gute? Ni bya bindi iby'Imana yari yaravuze yuko ntazatindamo. Mu by'ukuri ukuntu nari imeze, nk'uko ninjiye kuri 14 z'ukwa 12, navuye mu bitaro kuri 12 z'ukwezi kwa mbere. Numva ko n'ukwezi kwaburagaho iminsi 2. Noneho kubera ukuntu byari bimeze rero, ntimwumve ko ari igihe gito cyangwa igihe gito ariko gikomeye cyane, kuko nagiraga ibimenyetso bikomeye bigaragaza yuko ngiye kugira impinduka muri uwo mwanya. Rimwe madamu baramuganiriza, abaganga baramubwira bati rero umugabo uburwayi afite burakomeye cyane, ntutekereze ko ashobora kuzakira ngo amere neza n'ubundi. Ubwo urumva bamubwiye ko bimwe mu biteganywa ku burwayi nari mfite byari ko nagomba kuba debile, ngira ngo umudebile muzi ukuntu aba ameze, ubundi se nkaba napararize nk'igice kimwe. Ibyo byari biteganijwe ko nshobora kuzahura nabyo, kandi koko narahindukaga buri mwanya. Banjyanye no mu kindi cyumba, babonaga ko nari ntangiye koroherwa, biranga nibwo nongeye ndaremba nsubira muri koma, bansubiza muri suwe hahandi hakomeye cyane, mba ku mashini. Byari bikomeye, ariko n'ubundi ibyumweru 3 birangiye, 2 birangiye, icya gatatu nicyo natangiye numva koko mbona abantu nkabamenya, tugaseka tukaganira, muganga akansura, nkabwira dogita numva nakize rwose, nsezerere njye kurwarira mu rugo ntawe ukirira kwa muganga. Ariko icyo gihe cyari igihe nyine natangiye kumenya abantu, barampfukuye, barakuyeho igipfuko. Ubu ngubu ahangaho ureba gutya, agahanga urabona ukuntu gateretsemo, ntabwo ariko kari kameze, hari haringaniye, ariko kuhafungura nawe urabyumva. Buriho kugira ngo umuntu asigare afunzemo gutya, hano harimo icyuma, n'ahangaha harimo ikindi, ariko ni utwuma dutoya bifunga gutya bigahura kugira ngo habashe kuba hafashe gutya. Ahangaha urabona ko higabanije da. Ibyo ngibyo babaze gutya, ariko ubwo urumva ntabwo byabura kwafekitinga ahantu hasigaye, kugira ngo hafate neza. Ntabwo twumbangamira, keretse nk'iyo nkozeho gutya nyine nkakumva, singakana ngo nibabaze, ariko ntacyo biba bintwaye. Ugakanze urababara? Ngakanze cyane ndababara. Bivuga ngo no mu kwirinda kwanjye ntabwo kuba nakubita nk'agahanga ku kintu, ni ibintu mba ngomba kugira kuba nakwitwararika rwose, ariko ntacyo bintwaye. Ubwo ngubwo maze gutaha rero, ngira ngo icyo cyari igice navuga ko cyari icyo kwivuza ni mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Noneho ubwo nimvuga kuri bya bintu by'amafaranga, nagombaga gusohoka mu bitaro atari ubwishyu ntanze, ahubwo nk'umukozi uzagira gute, uzishyura uwo mwenda igihe cyose cy'ubuzima nzaba nkiri umukozi kandi utari warangira. Ubundi bahereye kuva kare nyine ugaragaza ko wagiye ugira ubwoba bitewe n'ayo mafaranga agombaga kwishyura. Ubundi buriya yarangaye? Kubera ko nateganyaga yuko nshobora kutivuriza mu Rwanda gusa, nzajya no mu Buhinde kuko niho hari hamenyerewe. Nari nzi
bohereza abarwayi bari ku rwego wenda nk'urwanjye bagiye gushiririza kanseri kandi yari yaramaze kugaragara, numvaga yuko bazanyoherezayo kandi nkabona uburyo bwo kujyayo, imbaraga zinjyanayo, nkumva ntazo mfite aho ngaho. Noneho ngasanga ni ibintu biteye ubwo, nkibaza na Faisal ubwayo ideni ryaho ntabwo bazansezerera ngo ntahe ndyishyuye, noneho kujya mu Buhinde bwo bizagenda bite? Nkumva niho umutima mpagarikiye umutima. Hanyuma barakubaze mu mutwe no ku zuru, kanseri iyo byagenze gute? Mu zuru barambaze birarangira, kuko bambaze umunsi umwe ntiwumve ko nari mfite ikibazo mu zuru ngo no mu mutwe ngo wumve ko byakozwe mu gihe cy'iminsi itandukanye, ahubwo buriya niba hari ikintu cyanteye ubwoba ni ukwinjira mu nzu y'imbagwa saa 7:15 za kumanywa nkaza kuvaho saa 7 za nijoro. Urumva ko cyari igihe gikomeye cyane kumara ayo masaha yose. Ntabwo navuga wenda ngo ayo masaha yose yashize nkiri mu kinya, ariko nabyo wenda simbizi, ariko urumva mu gihe bari batari bantanga kumwe nyine umuntu amara kubagwa yamara gukanguka umuryango ukamubona bakajya kumwereka aho arwarira. Njye urumva haciye amasaha agera kuri 10 hafi 18 ntaye nagaragara, nta nubwo n'abantu bari bazi yuko rwose ndibuze kuvamo ndi muzima. Ubwo rero nyuma yo kubagwa kubera ya kanseri, mu by'ukuri Imana twatangiye dusoma ijambo rivuga ngo umwami Yesu yabonetse ari umuntu wa kane muri babandi batatu bari muri wa muriro. Rero yakomeje nanjye kubana nanjye kugeza ubwo buriya kugira ngo umurwayi ajye kwivuza mu mahanga hari board cyangwa komisiyo ibishinzwe ikorera mu bitaro byitiriwe umwami Faisal, ariko ikaba ari iya Minisante. Noneho iyo board niyo yanditse mu izina ryanjye. Bya bindi mwibuke, ntabwo turi buze kujya kure y'ijambo ry'Imana uko yagiye tubwira ngo kubwayo izabyikorera, ngo kandi nta cyatuma izina ryayo ritukwa, ngo kandi icyubahiro cyayo ntabwo izagihundi. Mu bintu Imana ifuye bugifuhira icyubahiro cyayo. Uko nguko rero yavugaga ayo magambo, gusohora kwayo byagiye bigaragarira mu bitangaza byagiye bikoreka mu kwivuza kwanjye. Ahambere ubwo twaharangije nasohotse mu bitaro, fagitire nyine bayisigaranye ko ngiye gukomeza kwivuza njya mu Buhinde, ariko nkazagira gute tukazajya mu masezerano yo kwishyura ngarutse. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, numvaga ko Imana hari ikizakora. Noneho muganga amaze kubona yuko no mu mutwe kanseri naho irimo, icyo yakoze yari muri iyo komisiyo yohereza abarwayi kwivuza mu mahanga, Profesa Nkusi, bandika mu izina ryanjye, bandikira Minisante bayisaba yuko yamfasha nkoherezwa kujya kwivuza, nkajya muri radiotherapy bakanshiririza ahandi hose aho kanseri yari yarafashe. Ubwo rero njye nagiye nta makuru mfite, nta wambwiye ngo zandike usaba, ndagenda gusa bansezeranye nibwo ntashye. Ubwo turi mu kwezi kwa mbere, ntashye kuri 12. Utashye ujya mu rugo? Natashye njya mu rugo, nari ntuye ku Gitega. Noneho ukwezi kwa mbere kurimo bigeze ku itariki 19 kuri kwa kwezi kwa mbere, ubwo nibwo Minisante yohereje igisubizo. Yohereza igisubizo kivuga ngo nyuma yo kubona ubusabe bwa komisiyo bansabira yuko nyuma yo kubona ubusabe bwanjye nsaba yuko banyohereza mu gihugu cyo mu Buhinde gushiriza kanseri, no kujya muri radiotherapy, ngo bagira ngo banyandikire bamenyesha yuko Minisante byemeye yuko bazanyishyurira medical charges zose zo nzakoresha mu gihugu cy'Ubuhinde, ariko ko ibirebana nanjye bitarimo ubuvuzi ko nzabyirihira, ko bitareba Minisante. Ubwo ngiye kumva numva sekreteri w'iyo komisiyo arahamagara ati igisubizo cyawe cyaraje cya Minisante uzazo gifate. Ntungurwa no kumva ngo igisubizo cyaje, ntarigeze nandika nsaba uburyo bazamfasha, gusa nibwo nibutse ijambo ry'Imana uko ubutumwa twagiye duhabwa buturuka ku Mana. Nubwo wari uzi ko banditse basaba mu izina ryawe? Nari nzi ko bageze bandika bansabira yuko najya kwivuza.
nayo integereje gusa ikizava muri bya bisubizo, kuko igisubizo cyari kitari cyagaragara cyo muri radiyo, cyo muri ya sampo bafashe bambaga mu mutwe. uzi ko hari igisubizo cya sampo yo mu mazuru gusa. Kuri 19 rero z'ukwezi kwa mbere nibwo igisubizo cyagaragaye yuko ndo gutabarwa mu buryo bwihuse nkajya muri radiotherapy muri India. Ubwo rero bamagaye nibwo ngiye ndeba urwandiko ndarusoma, mbona minisante iranyemereye yuko izishyura ubuvuzi bwose, ahasigaye nanjye nshaka ibindeba. Nagomba gushaka umurwaza tuzajyana, nagomba kuba mfite itike y'indege yanjye n'umurwaza, twanagerayo tukagomba kwitunga mu gihe cy'amezi 2 bari basagestinze yuko nzamarayo. Basagestinze ubundi byumweru 6, ukwezi n'ibyumweru 2. Ariko ngezeyo ntabwo nakoresheje ya radiotherapy yo gushiriza gusa, ahubwo natewe n'imiti ya kanseri ya chemotherapy. Nayo iyo ngiyo nyine ni imiti yica n'ubundi amaseri ya kanseri yo muri waba yaramaze kugira, yaramaze gupfa. Noneho ni nk'uburozi navuga bwica ubundi burozi. Uko urumva hari porogaramu imwe yo gushiririza aho yari yatatse, noneho amaserere nayo yari yaramaze ya kanseri nayo yagomba kwicwa n'iyo miti. Iyo ni imiti rero yihariye abantu baterwa, uzajya Faisal uzabyumva cyangwa se n'Ikanombe cyangwa n'ahandi hose bayiterera. Ni imiti izahaza umubiri cyane, uruhu rugahinduka, umusatsi ugapfuka, uzumva ngo umuntu yapfutse umusatsi ushiraho rwose, byaba umugore yaba umugabo, ahantu hose umusatsi uvaho rwose. Nanjye rero ibyo ni ibintu byambayeho ni mu gihugu cy'Ubuhinde, nubwo wenda n'umusatsi ntawo nkigira hamwe, usigaye mu musaya gusa no n'inyuma mu irugu, ariko naho ngaho mubona usigaye wari waravuyeho rwose, n'ubwanwa butariho, mbese narahindutse cyane. Uyu nguyu utariho n'icyo gihe byatangiye. Uyu nguyu wo mu musaya wo nibwo nawe wavuyeho, ariko ahasigayeho n'uruhare nari nsanganywe, ntabwo ari ukuvuga yuko nawe aribwo wavuyeho. Ubwo rero mu gihe narimo aho ngaho mu Buhinde narabaye ko umwami Yesu yabanye nanjye, kwa kundi uko yabanye na ba Seduraka na Meshaki na Abedenego bari batatu bakabana muri 4 mu itana ry'umuriro. Umva nokejwe n'umuriro w'imiti uteye ubwoba, mu maso hagenda harashya, uruhu rurahinduka cyane, nta kintu mbasha kurya, nkahora nasamye kubera ko nari ntarafunguka neza mu mazuru, ariko umutwe ntabwo wanjyaga cyane kenshi, ariko wari ukendya ko hari hatari hakiramo imbere aho bari barabazi. Ariko kubw'Imana n'imbaraga zayo mu mutwe naho byaje kurangira harakira. Nukuvuga ngo nagiye mu Buhinde itariki 15 z'ukwezi kwa 3 muri 2018. Uzi ko mwaka wari wararangiye, ariko mbaza ngo mbere kujya mu Buhinde wagiye ute? Niba ubushobozi bizagutunga byavuye nyine. Ni ukuri Imana ntacyo itakoze. Imana yakoresheje imbaraga z'ahantu ntatekereza ko zava. Tureke wenda ibyo mu bakozi dukorana bagiye bamfasha nk'uko dufashanya, ariko ni mu gihe nari nkirimo n'umurwayi ndwariyemo. Urumva nubwo nari ndwariye hari n'umuryango wanjye ugombaga gukomeza ubuzima ukabaho, ubukode bugakomeza bugatangwa. Amafaranga we nabakuyemo cyangwa se ayo babashije kuma nicyo yagendaga akora, ariko ntabwo ari nagomba kujya kwivurisha. Noneho nk'umukristo rero nagendaga muri bene data, numva ko hari imbaraga zagenda zivamo nkatabarwa, kandi ubwo ngubwo nabwo ati ugomba kugenda mu kwezi kutarenze kwa 3. Kandi ubwo twatangiye kwa 2, kandi nakwireba ngasanga amafaranga akenewe byibuze ntabwo ari munsi ya 4 miliyoni. Kandi nareba ngasanga ntaho mfite nzayakora n'ukuri. Hari umukozi twakoranaga witwaga Munyaneza John, ubu we yarapfuye, nawe yararwaye kanseri, yari avuye mu Buhinde. Nibwo namazaga nti nkawe urwariyeyo ukaba waramazeyo amezi 2, wambwira icyo ngomba kujya nitwaje n'iki? Ati ugomba kuba ufite inote 2
z'ibihumbi 2 by'amadolari. Ati izo ngizo ukaba uzi ko zibitseho uriyo, ati noneho hasigaye itike y'indege yawe n'umurwaza n'ibizagutunga byose bizava mu yandi atari ayo ngayo. Nareba ibihumbi 2 by'amadolari, nareba ubushobozi bwanjye, nkumva ni ikibazo. Ubwo rero mu gihe natekerezaga yuko ubushobozi buri buze kuva muri bene data, abo ngena nifashisha imiryango n'inshuti, ndibuka igihe kimwe nagiye ku rusengero, Pasiteri Theogene ni umuyobozi w'umudugudu wa Kove kuri paruwasi ya Kimisagara, icyo gihe niba ari umuyobozi w'umudugudu wacu wa Katabaro. Ndibuka igihe yavugaga ati umudiyakoni wacu Imana yamutugaruriye, muribuka ko Imana yavuze yuko ikuyeho urupfu rwe muri babandi 3, ikanasobanura yuko we ari umudiyakoni uzabagirwa Faisal. Ati nguyu rero bashima Imana cyane, bakoma mu mashyi bashimira Imana. Ariko noneho ati icyo dushimira Imana nuko agarutse. Atari ku buvuzi buracyakomeje, kubera kanseri bamuhaye transfer yo kujya kwivuriza mu Buhinde. Atari ko dushima Imana yuko namutabaye ikamuhaye buruse yo kujya kwivuza ya ministante, nta mbaraga ze nyinshi zibigendeyeho, abisaba muzi ko bijya bigorana. Atari ko ibimusabwa, arasabwa itike y'indege, arasabwa niyo y'umurwaza, yagerayo bazitunga mu gihe cy'amezi 2. Bashyiraho bamfashe nyine uko bashoboye kose. Ni ukuri burya inzira z'Imana zitandukanye n'izawe, aho ureba siho yo ireba. Hariyo rwose bene data bafite bumwe mu bushobozi, bivuga ko n'Imana uwo yakoresha ikamubwira ngo mwitangire, yabikora wenyine. Ariko ntabwo cyari igihe cy'Imana cyo gufunga iyo miryango, ikazafungura imiryango iturukaho ntatekerezaga. Kuko nawe urumva, kandi ntabwo banyanga, ni inshuti zanjye twakora, banansuraga kwa muganga mu rugo hose, ari nta kibazo. Ariko nkubwiye ngo ntabwo havuye n'ibihumbi 30 mu gihe cyose nahamaze. Muri cya gihe bafungaga insengero zitujuje byangombwa n'urwacu rwari rurimo. Ariko mu gihe Imana yo yateganyaga kuzabyikorera, hari undi muntu Imana yakoresheje, noneho yumva inkuru zanjye yuko ngomba kujya kwivuza kandi ko ubushobozi ari ntabwo, ko nabuze itike y'indege, nta bushobozi, yitangira ya tike y'indege. Atatekerezwaga, aravuga ati we n'umurwaza itariki yo kugenda bazagenderaho muzayimenyeshe, itike y'indege irateguye, ari umwe. Amaze kubitegura gutyo, ubwo urumva nta kindi cyakozwe, na madamu aho akorera abakozi bamuteye inkunga, baravuga bati dutabare staff wacu ugiye kuvuza umugabo. Naho habonekayo amafaranga agera ku bihumbi 700. Nawe ubwo ayo ngayo araje asanga yatike y'indege. Buhoro buhoro, ni ukuri nagiye mu Buhinde nikwije, nta kibazo mfite na kimwe, nta deni rindi mfashe, keretse iryo nari nzigamye ryo mu bitaro bya Faisal ryageraga kuri miliyoni imwe hafi n'ibihumbi 700 ya 20%. Nibwo ngiye ngerayo, ariko kuko Imana yabanye nanjye muri icyo gihe cyose, ngeze no mu Buhinde nabwo niko byagenze. Nagiriwe umugisha ku Muhinde wari ushinzwe abanyamahanga baje kwivuza mu gihugu cyabo. Byagenze bite? Twishyuraga amadolari 25 ku munsi, ariko njyewe mugiriraho umugisha biturutse mu zindi nzira. Kubw'umuntu wamubwiye turuka muri ambasade y'u Rwanda iri mu Buhinde, hari abanyarwanda bacu barware mu bitaro byanyu, mujye mubare batazagira ibibazo. Haraza nibwo mubwiye nti rwose sinzi igihe nzamara nuko kingana, gishobora kuzarenga uko cyagiteganijwe, ubishoboye wazamfasha. Arambwira turumva nagufasha iki, kuko numva ko nshobora kurenza cya gihe cyagenwe, ubushobozi bukarangira, ndaho ngaho mu gihugu viza ikarangira, nkagirira ibibazo. Arambwira turumva nagufasha iki. Numva bangabanyiriza njyewe kuri charges za guest house, numva ku munsi byari $25. Njyewe yarambwira ati
wowe uzajya wishyura amadolari 10. navuze ko nzajya nishyura amadolari 10, ntegereje ko hano bishyura 25, aho bagabanyirije bakabishyura 20, numva njyewe ni ibindi bihambaye. No ku muhinde umunyamahanga, ariko nyine bigaragara ko nubwo yaba ari umunyamahanga umeze gute, Imana burya niyo yashatse kwigaragaza kugira ngo irengere ijambo ryayo. Umwe rero niba avuze ngo hahirwa uwizera ko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora, niko muzasanga ayo magambo ari mu gitabo cya Luka igice cya 1 n'umurongo wa 38, aho byari bimaze, inkuru yari imaze kugera kuri Elizabeth yuko azabyara, kandi igihe cya kitaragera, nako igihe cyari cyararenze, ariko nta gihe kirenga cy'Imana. Harenga icyanjye n'icyawe, ariko icy'Imana gihora ari gishyashya. Ubwo rero nibwo mvuyeyo, amezi yanjye ararangira gutyo, nta kibazo ngize cyo bwishyu, ndazangira mu Rwanda, ubwo intege ziracyari nkeya, nihutiye kujya mu buyobozi bw'ibitaro ngo ndebe ko batangiye kunkata ya mafaranga. Ndagenda mfite ubwoba, nibwo negereye umuyobozi namubaza se mwatangiye kunkata ko ntekereza ko ideni rya banki ritari ryarangira, mwe muzankata ngahe cyangwa mwatangiye kunkata ngahe? Arambwira ati se urumva twagukata ngahe? Ndavuga nti se mwakwihanganye wenda ideni ryanjye rikarangira singira amadeni ahantu habiri. Arandeba araseka arambwira ati wowe ntugire ikibazo, ideni ryawe bararyishyuye. Ambwiye ngo bararyishyuye, nta nubwo niriwe mubaza ngo ninde baryishyuye. Cyokora Imana igira inzira nyinshi, ibiteye ubwoba, bidutera ubwoba, bitwotsa bikagira gute, Imana yo ntabwo biyiteye ubwoba. Ambwiye ngo ryarishyuwe, nibwo nongeye ntekereza, nsubiza amaso inyuma, nibuka ibyo Imana yagiye ivuga byose, ndeba naho birangiriye, yuko ari mu Buhinde nta kibazo nahagiriye, ari no mu Rwanda nta kibazo mpagiriye, kugera n'ubwo umuntu aje yishyura ideni ryanjye. Nari narabibwiye abantu benshi, ariko muri abo benshi ntabwo nzi uwavuyemo muri bo. Ubwo nibwo numva umutima utuje. Igihe kimwe rero ndi muri Koma, nyirinzu twabagamo ku Gitega, madamu nibwo bamubwiye yuko meze nabi, uko abonye ya foto niko bamubwiraga ko meze, ko gupfa napfuye. Asanga ngira ngo azaruhanya n'umudamu, amuha puriyave. Umva ndi muri Koma, ntaye namenya n'ubwe, ntaye nagarura n'ubwenge. Umva umuntu waguha puriyave uri mu bitaro, uri muri Koma, utazi kuzanakira, ntanagire n'imbabazi umudamu, nk'umuntu wenda yari umudamu mugenzi we, ngavuga ati reka nanjye ndeko naziba icyuho muri kino gihe, wenda ndeke babanze bave mu bitaro. Twari tumurimo icyo gihe rwose, namwishyuraga neza pe, ariko amuha puriyave. Undi nawe aryumaho araceceka kubimbwira kugira ngo ntaza kugira ikibazo mu bwonko, mu mitekerereze, kuko byaranyafekitingaga cyane. N'abarwayi twari turwaranye rwose, iyo basakuzaga baganira, njye byaranyafekitingaga, nkumva ngiye gusubira hahandi aho narindi. Abonye badusezerera dutashye, ako se nakababwiye. Ubwo arambwira ati tugiye kwimuka, turajya hehe se? Ati baduhaye purave, nuko nanze kubikubwira umeze nabi. Ndavuga warabyemeye? Ati sinari akurumva kumaza ngo yarabyemeye, yari kubigenza ate se ko nyiri umuringa ngo yaje utega ukuboko? Ubwo tugiye kugenda nibwo hazaga umuntu Imana yohereje rwose, yo kabyara ngo n'abakobwa bayihimbaza. Araza aje gushima Imana ko mvuye mu bitaro. Mu gusenga kwe, amaze gusenga ashima Imana, avuga ati Imana irambwiye ngo mugiye kuva hano hantu. Ntabwo arazi ko tugiye kwimuka, ati mugiye kuva hano hantu, kandi nimuhava aho muzajya gukodesha ahandi, naho muzahava mujya ahandi. Atari kwa handi ha kabiri, muzahava mujya mu nzu yanyu. Nari mfite isezerano ry'uko Imana izaduha inzu, ariko ntazi ngo bizaturuka hehe. Ubu rero nshima Imana muri ibyo byose, ntabwo nkikodesha, nta muntu ntera ubwoba, ndi mu nzu yanjye, ndimo kubaka, ndimo ibyayo. Ntabwo kubaka bijya birangira murabizi, ariko mu by'ukuri nta muntu ku kwezi gushira ngo aze iwanjye,
nta deni mfitiye ibitaro, wenda mfitiye ibitaro, mfitiye banki ideni kuko niho nafashe amafaranga make njya kubaka, ariko hari benshi bafite n'ubushobozi burenze ubwanjye batari babigeraho. Ibyo ngibyo rero ndashima Imana ku bw'ibyo. Ubwo rero nagira ngo munyihanganire mvuze byinshi, birashoboka yuko hari n'ibyo naba nibagiwe, ariko ndagira ngo nsoze nshimira. Niba ntacyo wenda mwambazaga mu byo ahubwo nagira ngo ubaze, nyuma yo kubagwa nta bundi buribwe ucyumva noneho ibintu byagenze neza? Nyuma yo kubagwa wenda mbonereho no kubwira abankurikiye yuko nta kibazo kidasanzwe nigeze ngira. Nagiye nkurikiranwa n'umuganga witwa Hakizimana David, ni inzobere cyangwa ni specialist ukorana na Nkusi muri domaine imwe, kimwe na Nkusi na Rajabu. Abo ni abagiye bankurikirana mvuye mu Buhinde, nyine periodic check up bagenaga bankorera. Kugeza ubu rero uko warwara umutwe niko nawurwara, mu mazuru mpumeka neza. Hari akantu ntababwiye, muri cya gihe mbere yo kubagwa ukuntu nari meze, nararaga nasamye kugira ngo mbashe guhumeka, bitewe n'uko amazuru yose yari yarapfuye, ryaba iry'ibumoso ryaba iry'iburyo ntaryo nahumekeragamo. Ubwo rero nahoraga nasamye, urumva nawe kwasama umuyaga urajyamo, akanwa karuma buri mwanya. Uko kumaga buri mwanya rero niko nanjye nahoraga nshaka icyo kunywa cya buri mwanya kubera ko akanwa kabaga kumye kubera wa muyaga wose. Ariko ubu ukuntu meze ndahumeka neza, nta kibazo mbumbye umunwa nkawe. Wenda ikintu cyaje kumbaho kitazanagaruka, usibye ko Imana yo nta kinanira, hari igihe cyazagaruka simbizi, ni ukumva ikinuka cyangwa igihumura, kuko byo bambwiye ko sansi bizana iyo yarangiye kera. Yarangiye kera kuko nabigize igihe kinini, sinabivuga ngo bikurikirane hakiri kare. Nta kintu cyaba kibumura nk'uko byahoze, ariko nta kibazo. Kugeza ubu niyo hatamo akantu hari kunuka cyane, nubwo haba hanuka ibingana iki, nta kintu ushaka kumva kinukira. Nubwo byaba bihumura bingana iki, nta kintu nakumva kimpumurira. na parufe n'iki byose uko cyaba kimeze kose. Yewe nubwo baba batengera ngo wa muti wica insecticide, nubwo baba bayipurije hirya no hino, nshaka kwitsamura ariko ntanukiwe cyangwa ntahumuriwe, kubera nyine kaba kazamutse iyo ngiyo mu mazuru. Nta kibazo rero. Muri check up nagiye nkoresha, mu bwonko hameze neza. Umwe yarambwiye ati wagira ngo nta n'ikigeze gikorwamo, nyine mu baganga baba bari mu bakora muri radiology, mu cyuma nyine bakora muri radiyo, cyangwa n'abaganga bareba nyine muri ekara uko bimeze. Mu bwonko nta kibazo kirimo. Mu mazuru nabanje kujya ngira amasinisi atarashiragamo, kubera nyine uko byagenaga byidepa, ariko nabyo byashizemo, nta kibazo mfite. inshuti za Afrimax TV, turacyari kumwe na Bosco, ngira ngo mwumvishije ubuhamya bwe, ubuhamya bukomeye cyane bw'uburwayi yagize, ndetse bukaza kumukomerera cyane nyuma yo kubwirwa ibitandukanye n'ibyo yakekaga. Namwe mu byumva kurwara ikibyimba mu mutwe, mu zuru, ndetse nyuma hakazamo na kanseri ikabajya mu zuru ndetse ikagera no mu mutwe. Murumva ibihe yanyuzemo uko bimeze, ariko mwumvishe n'uburyo hamwe no gusenga Imana yagiye imufasha ikamworohereza, yaba mu buryo bw'uburwayi, mu bushobozi. Kuri ubu ngubu rero akaba ashima Imana yamufashije kugeza uyu munsi, ikamurindira muri ubwo burwayi ndetse no mu buzima, ikamurindira n'umuryango. Kuri ubu ngubu akaba ari ahantu hashimishije. Dusoza, Bosco, ndagira ngo ugire ikintu ubwira abakurikiye Afrimax TV. Icyo nabwira abakurikiye Afrimax TV, nigeze mbabwira ko nshaka kubanza gushimira cyane, banaza reka mbanze nshimire, noneho nze kubona kugira icyo mbwira abakurikiye Afrimax TV. Mbere ya byose ndabanje gushimira umudamu wanjye, ni ukuri yambereye intwari muri icyo gihe cyose nari ndwaye mbere yo kujya mu bitaro, yirengagije ububabare nari mfite. Urumva kuba naravaga amaraso mu mazuru, yumvaga n'umwuka mubi uturuka mu mazuru, kuko
navuga ngo hari hatangiye kubora niko nabyita, kuko amaraso yanavagamo ntabwo yasaga n'andi maraso, yabaga ari amaraso yirabura. Noneho nkamunukira ko ntabivuge, rimwe arabimbwira mbwiza ukuri avuga ati rwose ati muri wowe hamaze kwangirika, ati ukurikije impumuro iturukamo. Yanze kuvuga umunuko kuko ikinuka ni ukunuka, ariko yaravuze ngo ukurikije umuhumuro uturukamo. Yarabyihanganiye rero abintwara, ananasenga, arizera Imana, Imana ikorana nawe ibyimusezeranije, nawe ategereza ko bizasohora. Yanyihanganiye mu buryo bwose bushoboka, arandwaza, ariko nanjye ndamugora, ambabare nawe narayimubwiye, ariko Imana imuha umugisha. Nkaba wenda najiboneraho no kumubwira ko rwose tukiri kumwe Imana ikitubanishije, igishoboka cyose nanjye nzakimukorera. Hanyuma ndagira ngo mbonereho no gushima n'abakozi bitiriwe, abakozi bakorera ibitaro byitiriwe Umwami Faisal, ubuyobozi muri rusange, by'umwihariko ubuyobozi bwagiye bwihangana imikorere yanjye imeze gutyo. Urumva niba utari mu kazi, utari muri Opo Medicale, akazi karakurwa gate kandi urimo urahembwa ukwezi gushize. Ni ukuri bihanganiye uburwayi bwanjye butuma nta musaruro bambyaza, kandi icyo dupfana ari amaboko yanjye. Nkashimira rero n'abakozi dukorana bagiye bansapotinga mu buryo buri financial. Mu gihe nari ndwariye mu bitaro, hari ukuntu bagenda bapureginga amafaranga yo kuzafasha umustafu mu buzima bwe arwaye nk'uko nguko. Ni ukuri barabikoze, ubwo simvuze abansengeraga. Beya we namushimiye, ngitangira abandi twakoranaga namufunishije akazi kenshi, yavunwe n'akazi kubera kurwara kwanjye, ntarekara mu ndi mukozi kugira ngo batansimbuza, ariko Imana imugisha ntabwo izibagirwa ibyo yakoze. Nkashimira rero n'itorero, by'umwihariko paruwasi ya Kimisagara, umudugudu wa Katabaro, bambaye hafi cyane, baransengeye, bikoreye umutwaro wanjye, basuye umuryango wanjye ntahari. Ntabwo umuryango wanjye wagize irungu cyangwa se ngo wigunge, bagiye bawuba hafi cyane. Ubwo rero n'abaganga bankurikiranye, Professor Nkusi, Dr David Hakizimana, Dr Nshuti Steven na Dr Rajab Mugabo na Sayinzoga Christophe. Ubwo simvuze abanasi babafashaga n'abandi bose bagiraga uruhare mu kwivuza kwanjye. Abo bose ndagira ngo mbabwire ko ijambo ry'Imana rivuga ngo umugisha Imana itanga ntabwo yongeraho umubabaro, izabaho umugisha. Ubwo rero nshimiye abakurikiye Afrimax TV, mu by'ukuri bwari ubuhamya mwumvise burebure, ariko twatangiriye ku ijambo rivuga ngo umwami amaze kubona abantu bari mu itanura bamaze kuba bane kandi batayemo batatu, aravuga ngo uwa kane ameze nk'umwana w'Imana. Bakurikiye Afrimax TV yuko ari kumwe natwe, bamugirira icyizere. Birashoboka kwivuza ukabura indwara, ukababara cyane igihe kinini, ukumva uranihebye, ariko umwami Yesu muri kumwe, umwami Yesu turi kumwe nk'uko twabanye, namwe mugirire icyizere, aracyari kumwe namwe mwese. Ubwo rero kubabara nta hantu kure, ubu mubabare Imana itakura umuntu ukurikije aho navuye. Murabona ko ntabwo ndi debile, ntabwo nabaye pararize nk'uko byari biteganijwe, kubera yuko Imana ishobora byose. Ariko nagira ngo mboneho no gushimira abantu twarwaranye mu Buhinde, nubwo bamwe batabashije gukira bwose. Hari abatabarutse, turwaye turi abantu 6 ariko b'Abanyarwanda, ariko umwe niwe twatahanye muzima, abasigaye bose barapfuye. Ubwo rero mboneyeho gushimira Imana twebwe ko yatugiriye ubuntu, ariko nabo mbihanganisha kuko cyari igihe buriya cyabo cyo kurangiza urugendo rwabo muri iyi si. Imana rero ibaha umugisha. Sinzi niba hari ikindi wenda mwami. Reka tugushimire cyane, wakoze ku buhamya bwiza, unahumurije wenda n'abandi bashobora kuba bari kunyura mu bihe nk'ibyo ngibyo wanyuzemo, hamwe no kwizera no gusenga.
ubwo nabo Imana barumva ko hari aho izabakura n'aho izabageza. Inshuti bakunzi ba Afrimax TV, katubashimiye mwese mwabanye natwe. Ikiganiro twagiranaga na Bosco katugisoreza aha ngaha, nkomeza kubashimira aho muri hose hatandukanye, uburyo mukomeza kutugaragariza ko mubana natwe mu biganiro bitandukanye tubategurira, tunibutsa gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu kazi kenshi kandi gakomeye tugenda dukorera ahantu hatandukanye, kugira ngo mugenda mubona umusaruro kagenda gatanga. Mwari kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur.